Impamvu 10 ugomba kugura imodoka yakozwe n'uruganda rwa Toyota mu Rwanda. Impamvu ya mbere, imodoka nyinshi ziri mu Rwanda zakozwe n'uruganda rwa Toyota. Niba ugira ngo ndakubeshya, reba aho uri, niba uri hafi y'umuhanda maze umbwire izo ubonye zifite ikirango cya Toyota zingana iki. Uzigeranye n'ubundi bwoko. Nta gushidikanya ko usanga ari Toyota iza ku mwanya wa mbere mu kugira imodoka nyinshi. Cyangwa jya muri parking kwegereye wihere ijisho maze ugirane imodoka zitari Toyota. Iyo niyo mpamvu ya mbere ugomba kugura Toyota mu gihe ushaka kugura imodoka. Impamvu ya kabiri, ni imodoka zibona abakanishi mu buryo bworoshye. Ushobora kubona abazikora mu buryo butakugoye mu bice byinshi by'igihugu. Impamvu ya gatatu, imodoka zakozwe n'uruganda rwa Toyota ku isoko ryo mu Rwanda, iyo ugiye kugurisha birihuta ugereranyije n'andi moko y'imodoka. Impamvu ya kane, byamaze kujya mu muco w'abantu benshi ko nta yindi modoka bagura atari Toyota. Impamvu ya gatanu, ni imodoka zibona ibikoresho bisimbura ibyapfuye mu buryo bworoshye. Aha ndavuga spare parts. Kuko ugiye mu Gatsata ukajya ku mashyirahamwe mashyashya, ukajya Nyamirambo Taninyota, ukajya Igikondo Joakari, ntabwo ukubona ibyuma bizisimbura byakugora. Ariko mu gihe mu yandi moko y'imodoka biba bigoye, usanga mu mujyi wa Kigali biba ahantu hake cyane ugereranyije na Toyota, cyangwa bikaba byagusaba gutumiza mu mahanga agukikije, cyangwa mu mahanga ya kure nka Dubai cyangwa Korea. Impamvu ya gatandatu ugomba kugura imodoka yakozwe n'uruganda rwa Toyota hano mu Rwanda, niko inyinshi mu modoka zakozwe na Toyota zigura amafaranga make. Urugero, ushobora guhera ku 800 ukaba watunga imodoka. Impamvu ya karindwi, Toyota ni imodoka iramba. Ese wari uzi ko 80% y'imodoka Toyota yagurishije mu myaka 20 ishize zikiri mu muhanda? Urugero dufashe Toyota Carina E yakozwe bwa nyuma mu mwaka w'1997. None se uzi Carina zingana iki mu muhanda? Bityo ushaka gutunga imodoka igihe kirekire yagufasha mu buzima bwawe, twakugira inama yo kugura imodoka yakozwe n'uruganda rwa Toyota. Impamvu ya munani, iyo ushaka kujya ukodesha imodoka, Toyota niyo modoka abantu bakunda cyane ku bijyanye no gukodesha ku isoko ry'imodoka hano mu Rwanda. Impamvu ya 9, ni imodoka itajya itakaza agaciro. Urugero, iyo uguze imodoka ukongera gushaka kongera kuyigurisha nyuma yaho, ushobora kubona amafaranga wayitakajeho uyigura, cyangwa niyo wahomba ukaba wahomba amafaranga make cyane, hagati y'ibihumbi 100 na 200, 300. Impamvu ya nyuma, ariyo mpamvu ya 10 ugomba kugura imodoka yakozwe n'uruganda rwa Toyota. Toyota iza imbere mu modoka zikurura imbere cyangwa inyuma, cyangwa imodoka za 4-wheel drive. Bene ubu bwoko bw'imodoka iza ku mwanya wa mbere mu kugira imodoka nziza. Yaba ikurura imbere gusa, yaba ikurura inyuma, cyangwa yaba ari 4-wheel drive ikurura imbere n'inyuma, iza mu myanya ya mbere. Wakoze Niyonzima Emile
kuri Niyonzima Emile official. Niba ari bwo bwa mbere turagushishikariza gukanda like, kanda subscribe, duhe comment, ndetse niba ukeneye kugura imodoka twagufasha kukubonera imodoka ukeneye yakubera nziza ndetse ukaba wayikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari ibindi biganiro twakoze ku bijyanye n'imodoka, turagushishikariza kubireba kuri iyi channel yacu, byangombwa ukabishasangira n'inshuti zawe. Wakoze cyane, naho ubutaha, bye.